Yesu nashimye cyane. Ikintu gishobora kukubuza kuramya Imana ni iki? Ikintu gishobora kukubuza guhimbaza Imana ni iki mu buzima? Niba utibuka aho Imana yagukuye, ufite icyo wasaba Imana. Iyo wibuka itangira ry'ubuzima bwawe, iyo wibuka icyerekezo cy'ubuzima bwawe aho kivuye, washimye Imana. Abandi bacitse amaguru, wowe ufite amaguru yawe. Abandi bacitse amaguru n'amaboko barasabiriza. Abandi barwaye indwara y'agahinda gakabije, baba ku binini. Wowe uri muzima, kuki udashobora gushima Imana? Fasha dushime Imana yo mu ijuru. Fasha dushime Imana. Haleluya. Fasha dushimire Iyera ibeshaho. Muvandimwe wanjye, Dawidi we yashimye Imana. Ubonye isanduku y'Uwiteka Imana igarutse aho yahoze, igarutse mu rusengero, aravuga ati Imana ikwiriye guhimbazwa. Imana igira imbabazi n'ibambe, yirengagiza ibyaha n'ibicumuro by'abantu. Imana itubabarira. Imana yatubabariye. Imana ishimwe. Ndafashijwe. Ngarutse kukubwira ngo mfasha gushima Imana ukuri kose. Nubwo uhangayitse ariko uri muzima. Nukuri kw'Imana. Nubwo waba waraye mu icumbi ariko waraye mu nzu, hari n'abadashobora gukodesha. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Uyu mwanya ndagira ngo nkubwire, waba unkurikirana wumva neza uru rurimi, waba unkurikirana utarwumva neza, ariko umfashe dushimire Imana yo mu ijuru ibeshaho. Imana yirengagiza akavukire yacu, ikatugirira neza. Hirya iyo tuvuka tutari tuzi ko tuzahava tukaba abantu, ariko ubu none turiho dufite ijambo. Turabona aho turambika umusaya, turabona icyo kurya. Nubwo waba uca inshuro uramaze, urayicyura ukayirya, kuko uhashye umufuka w'umuceri nawe ugahaha inusu, twese turataha tukarya. Ntihazagire ugutera ubwoba. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Nubwo waba umeze nka Hana, umaze igihe kinini usenga ntacyo ufatisha, ariko uzirikane neza yuko iyo Imana ikugarutseho nta n'umwe uyikoma mu nkokora. Hari abantu basenga ubutayu koko bagasenga, akiyiriza ubusa, akarara mu butayu, agatanga amaturo n'icyacumi, akagerageza bikanga, ariko igihe kimwe bizemera. Na Hana byaremeye. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Kuba warize amashuri ukayarangira, utibwira ngo ni uko ari umuhanga cyane. Kuba wubatse inzu ikuzura ukaba uyirimo, utibwira ngo ni uko ukora cyane, ahubwo ni ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Ujye wiga guca bugufi, ugerageze kubana n'abantu bose. Bibiliya yarambwiye ngo niba bishoboka murwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Ntibyadukundira kuko Satani adutega. Kenshi tukibwira ko turi gukora ibyiza bukira, ariko tugasanga umwanzi yaduteza imitego. Ubwo Pawulo yanditse aravuga ngo nifuza gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere, ariko Imana ishimwe ko igituramira. Naho ntabwo nzabyutswa na Yesu Kristo umwami wanjye. Imana ishimwe cyane. Fasha dushime Imana rero, kuko turiho duhumeka mwuka w'abazima, kuko duhumeka uyu mwuka tutagura. Uyu mwuka iyo bawushyize ku biro, isegonda rimwe ririshyura. Iyo bakubariye ku isaha wishyura ibihumbi byinshi cyane, ariko urahumeka umwuka utagura, ariko ntiwashima Imana. Uhorana amaganya buri gihe, uruhonda agatoki ku kandi ngo abandi Imana yabagiriye neza, ngo abandi Imana yarabakijije, ngo abandi Imana yarabazamuye. Nyamara ubaze imigisha yose Imana igiguha. Ibaze kuba urangiza icyumweru utagiye mu bitaro, ibaze kurangiza ukwezi utagiye mu bitaro kwa muganga bagutera inshinge, bya bishinge. Ibaze kurangiza umwaka utagiye mu bitaro ariko ntushimire Imana. Shima Imana. Imana ishimwe cyane. Iki ni igihe cyiza cyo kongera kugaruka ku mbabazi z'Imana,
tugashimira imirimo yayo igikora, tugashimira imbaraga zayo, tugashimira gukomera kw'Imana yo mu ijuru, tugashimira imbaraga zayo. Nujya mu buriri ukaryama ukabona burakeye, nta kijari cyakugiye mu gutwi cyangwa se ngo imbeba izi kurya usinziriye, burya ntabwo uba wumva n'imbeba yakurya ariko uraryama bugacya, ugasohoka ukabyuka. Iyi nka wari wabona ukuntu ibyuka mu kiraro cyayo cyangwa ihene yiruka ijya gushaka ibyatsi, nawe ni kubyuka. Ntunabyuka ngo wicare ubanze usenge, ushimire Imana ukurinze muri iryo joro ryose rikeye. Uvuga uti Imana noneho njya imbere, ndinda. Nusenga ujye ushimira Imana ibitambutse byose, ubirondore ubyinjiremo, uvuge ngo Mana ndagushimye niwe ubikoze. Abandi birata imbaraga zabo, ngo naracuruje kuva mu gitondo ngeza nimugoroba niziritse, ndangije ukwezi kose ntangize amafaranga. Yiwe ni Imana yaguha ikanayakurindira, wanayakorera watanuze, abajura bakayakwamburira mu nzira. Ntabwo bumva bamburiye mu nzira se? Wowe urangije ukwezi nawe ukwambuye, urangije umwaka nawe ukwibye, nukoze kurinda se? Mwene data ndakwinginze, fata umwanya wo kuntega amatwi. Ni ibiganiro nkuzaniye, ndagira ngo tuganire. Ndaganira n'inshuti zanjye, abakunzi ba Yesu Kristo, abakunzi b'umwami wacu Yesu, bavuga butumwa, mwebwe bahanuzi, mwebwe basenga, mwebwe muzi neza ko Imana nyir'ijuru yababyaye. Haleluya! Nimwe tuganira, nje ngo tuganire. Iki ni ikiganiro, mwicare tuganire. Wabuze umugabo? Tegereza wihanganye kandi usenge ufite kwizera, ariko nutanamubona witegure kuzajya mu bwami. Ntabwo abakobwa bose ariko bashatse. Wabuze umwana? Imana nyir'ijuru itanga abana, itanga imbyaro, baratwita bakabyara bakanaheka. Tegereza wihanganye. Iki kiganiro numva nifuza ko tuzajya tugikorana kenshi, ugize tuganire. Niba wumva umubabaro wakuzengereje, ka gahinda gakabije kakuzoza, ugize tuganire. Ariko dore benshi barapfuye urasigara, mbese ni iki wayihaye iyo Mana yawe? Mbese ni iki wayihaye iyo Mana yawe? Ni iki wayikoreye iyo Mana yawe? Bakobwa benshi barapfuye urasigara, mbese ni iki wayihaye iyo Mana yawe? Kuburya mu gitondo, ukarya saa sita, ukarya nijoro, abandi barya rimwe. Ujye ubishimira Imana. Kuba ufite aho uryama nubwo waba ukodesha, kuba ufite inzu yawe uryamamo nishimwe. Nubwo abana bakunaniza, ariko ibasha kubahindura mu kanya gato. Nirema ibiri mu kazi, n'ubiri mu kazi. Haleluya! Kugira ngo yomere ibikomere. Uyu mwanya, iki kiganiro ndumva nakigize icyo komora. Nanone kandi Imana ishimwe, ibikomere byawe bifite ishingiro. Nibyo wamaze igihe kinini urwana n'ubuzima bw'urugo, urwana n'ubuzima bwo kurera abana, urwana n'ubuzima kugira ngo ugarure ibyagucitse biragoye. Ariko Yesu ajya yomora inguma za kera n'iza vuba. Mwami arimo komora inguma, Mwami Imana arimo komora inguma. Ujye uza muri kino kiganiro, utege amatwi, tuganire, duseke. Nubwo ufite ibyagukomerekeje byinshi cyane, ariko uzajya uhaguruka wumva unezerewe. Umugabo yakunaniye, akugerekaho abandi bagore, ndetse rimwe na rimwe akabendera aho ureba. Ariko Yesu afite icyo abirebamo, afite icyo abitekerezaho. Arabireba, ariko ntabirebera gusa ngo agende. Afite icyo atekereza. Niba usenga, niba urwana no gukiranuka, niba uri mu mwanya wo gushaka Imana by'ukuri utabeshya. Hari abantu babeshya, ukagenda ukabeshya Imana. Burya uba wihemukira. Jya ubwiza Imana yawe ukuri, werekane intege nke zawe, werekane ubukene bwawe, ujye werekana uko uri. Imana ishimwe cyane. Nusaba ibyo kurya ujye na perezida uvuga ngo Ma, ndashaka n'agasosi k'inyama, singaheruka, ndashaka ibyo kurya. Ubivuga ibyo ushaka. Niba ushaka akaboga utagaheruka, ugasabe nako Imana irakagira. Umunsi umwe twarimo dusenga, ndabyibuka twari ahantu ku Ruyenzi. Mwuka w'Imana arambwira ngo nimbwire abantu gusenga babwiza Imana ukuri. Babwiza Imana ukuri. Umumama twarimo dusenga,
mbona akantu icyungo, niba mukizi icyungo, reka tuganire, mureke amatwi tuganire. Icyungo giteka inyama, gikora batekamo agasupu, gasosi, mbona kiri munsi y'urutara ahantu, nta kantu gaherukamo, hirikamo utuntu tw'udushyimbo. Ndamubaza kariya kungo mbonye munsi y'igitanda kadaheruka isosi, kuki udasaba Imana ngo igushyiriremo agasupu, wiheruka kurya isupu? Aravuga ati kuko Mana we, ati nasobaga ibiryo, ati Imana nimba akanyama mu izina rya Yesu. Nituganira wageze aho ndi, ujye utega amatwi usasa amabiro tuganire twishimye. Hari nka 9:00 zikira 10:00, turasoza amasengesho turataha. Ageze urugo rwe rutuye ahantu mu nkengero y'umusozi gutya, agiye kubona abona igikwavu giturutse ku gasozi kiza kiruka kijya mu nzu. Abwira umutware ati papa Mutoni we, ati ubu turebe, ati menya Imana ituzaniye akaboga koko. Agifasha asanga ni iki gasozi cyashongoje inzara amaso yacyo nyine, urukwavu rw'agasozi gusa ukwarwo. Aravuga ati cyica tukirye, mu kanya Imana iduhaye akaboga. Baramamagaye ati guta, hatuzi ko ka kaboga nagasabye none nkaba nkabonye tugiye kukarya. Haleluya, Imana ishimwe. Wabuze iki imbere y'Imana? Warasenze uburiki? Wasenze wizera uburiki? Wasenze wizeye uburiki? Senga mwene data. Dufite icyitegererezo cy'abatubanjirije, dufite ibihamya natwe by'ubuzima bwacu, dufite abo twaciye kababaje. Imbeho turayizi, turabizi. Gukodesha inzu bakazitwirukanamo tudafite ayo twishyura, turabizi. No kubaka tukaba mu mazu yacu, turabizi. Kwambara tukaberwa, ariko tuzi no kwambara ubusa. Tuzi kurya tugahaga, tuzi no kurya tukabisanga. Ibyo byose turabizi. Wabuze iki? Niba udafite imbaraga, egera abasenga bagufashe. Niba udafite kwizera, saba kwizera. Kwizera ni impano, iyo mpano yo kwizera mwene data. Nanditse igitabo cy'Abaheburayo 11 umurongo wa mbere. Uyu ni umurongo abantu benshi bakunda gusubiramo, ariko ni umurongo ntajya amanga na rimwe. Kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ko ibyo wiringiye bitazasohora. Kandi niko kuduhamiriza yuko ibyo tutareba, ibyo tutabona kuko ari ukuri. Kandi niyo cyatumye abakera bahamywa neza nubwo batakiriho. Some wumve, ndagira ngo tuganire. Nshuti zanjye, mwebwe twabanye ku karago dusengana, muracyasenga? Abo twagendanye dusengana muracyasenga? Muracyari maso? Biracyaryoheye n'ukuri. Mwebwe twabanye hirya iriya hatamenyekana, hirya iyo murabumva. None ubu mukaba mwaraje mu mujyi wa Kigali, none ubu ngubu mukaba mutuye mu mazu yanyu mwarakodeshaga, none ubu mukaba mwarize, abana banyu barize. Muracyasenga? Nimukomeze musenge, kandi muzaronka umugisha wabera mukiri muri ubu buzima, mukiri byiza. Imana ishimwe cyane. Mbonye aka kanya ngo muganirire. Umunsi umwe ndabyibuka ndangije kwiga universite, nagiye kwiga mfite ibiro 81, ngaruka mfite 58. Uyu bari ibiro nari narataye, inkweto zarashaje, kandi niga kaminuza. Imyenda yarashaje, mfite 58. Mfite n'akazi, ariko mfite 58. Ubwo nubyumva aho ufite 45 uravuga uti wari munini, ariko gutakaza ibiro bingana gutyo birakomeye cyane. Nkundebye kavuga ati wowe agakecuru arashaje. Ndabyibuka ngiye gushaka akazi, ngiye gushaka ibyangombwa, ngiye kunotifisha diplome. Banyitegereje nyuma y'umwaka baravuga ngo ntabwo ari ngewe, inyama zaragarutseho. Ushobora gutakaza umubiri atari uko urwaye, bakavuga ngo urarwaye, bakavuga turiya muntu yarambiye igiswako pe nicyo, bakakikuvugaho nawe ukakibonaho ukajya ujya gupimisha buri munsi. Ariko uri mu ishuri ry'Imana, ariko kugera kuri ziko gupfa mwene data,
humura urasenga. natangiye nkubwira ngo urasenga ugasenga ugatitiriza ukiriza ubusa ukarara mu butayu. Imana ntabara, Imana ndengera, abo Imana ishakiye ikagusubiza. Urasenga ugasenga ugatitiriza ukiriza ubusa ukarara mu butayu. Imana ntabara, Imana ndengera, abo Imana ishakiye ikagusubiza. Reka gutebutsa ubushake bw'Imana, reka kwihutisha iby'Imana yakubwiye. Sigaho ceceka utegereze utuje, Imana niza kugutabara nawe uzayitanga imbere. Reka gutebutsa ubushake bw'Imana, reka kwihutisha iby'Imana yakubwiye. Sigaho ceceka utegereze utuje, Imana niza kugutabara nawe uzayitanga imbere. Yesu nashimwe cyane. Narinje kugutaramira mwene data, nkubwira ngo wizere. Kurura amashimwe y'imirimo yose Imana yagukoreye. Kurura amashimwe y'imirimo yose Imana irimo gukora ngo ubeho. Yabiremye kera, ibyo byose urimo kugenda uhura nabyo biri mu murongo w'urwandiko rw'iby'Imana yakuremeye. Ahubwo izere winjiremo neza. Haleluya. Urasingira ibyawe kandi urasingira ibyawe mwene data. Imana ishimwe cyane. Nubwo natangiye nyine ngusekera ngira cyose nagira ngo wishime ugarure umutima, reka nsoze ngusengera Imana wubabaye. Imana yo mu ijuru yongere kwibutse imirimo yose igukoreye maze ubone ishime. Nushima Imana urabona n'umurongo wo gusaba ibindi. Ubundi gushima Imana niho gutegura uburyo wakira ibindi. Iyo udashima ntabwo ubasha kumenya n'ibiza ko byaje. Iyo ushimye rero utegura n'umurongo w'ibindi bije. Dusenga Imana. Mana yacu mu izina rya Yesu. Erega niwe Imana ibeshaho, niwe Imana iramira abababaye, niwe Imana ikiza abarwayi, indwara zigakira zananiye abaganga, niwe Imana igabura inzara imaze imyaka myinshi igashira mu rugo. Haleluya. Abantu bihebye mu miryango bagahembuka bakagira ibyishimo. Bakobwa bahebye babuze n'uwababwira sheri shushu, wababwira ko Uwiteka Imana ahari nabo bagira isura nziza bakabasi. Ariko mwana iyo wamusize amavuta arongera agahinduka mutoya, mwami akabona umubwira sheri. Njya nabyo biba bikwiriye mukiza. Ayiwe Uwiteka, iyo utuma umugore ukubitwa kuva ku ya mbere kugera ku ya nyuma aruhuka ntiyongere gukubitwa, kandi uwamukubitaga ahari, kuko ariwe winjiye mu buzima ukabihindura. Unsengeye abanyamubabaro, unsengeye abarira, unsengeye abataka, unsengeye abarwayi. Kristo uyu mwanya nyemerera uhaguruke nanone. Kristo fata ingabo nini gutabara abaniha, gutabara abarira. Mwami bamwe ntibafite uko bagira, batagira imiryango, imfubyi n'abapfakazi barataka. Yesu umukene arataka udafite kirengera. Nyemerera Kristo kugira ngo uyu mwaka utararangira bene data barimo gusengera ibyifuzo byananiranye usoze babonye ikimenyetso cy'ibyiza. Turagushimye mwami Yesu, turagushimye mwana w'Imana. Rengera umurimo wawe, rengera ivugabutumwa mu Rwanda, rengera abasenga mu Rwanda, rengera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Komeza gutanga amahoro Kristo, shyigikira u Rwanda rwacu Mana. Turi umwanya mwiza wo gusenga, dusengera igihugu cyacu Mana. Komeza kukiramburira amaboko, ugihe umugisha Kristo Yesu mwana w'Imana. Abacyifuriza umugisha bahabwa umugisha Mana yacu. Komeza gufasha u Rwanda rwacu, komeza gufasha ubuyobozi bwacu bwite bw'u Rwanda, komeza gufasha Perezida wa Repubulika, komeza gufasha guverinoma y'u Rwanda. Mana tanga umugisha, Mana komeza gutanga amahoro, Mana komeza kurinda umutekano. Abarinzi barindira ubusa, jambo ryarambwiye ngo abarinzi b'umudugudu barindira ubusa bakibwa, ariko warinze Mana nta mujura. Turagushimye Mana yacu kuko ukomeza kuturinda, komeza kudufasha Mana. Iyo utanze amahoro mu bayobozi, iyo utanze umutekano mu bayobozi, ibintu byose bigenda neza. Turagushimye kuri isengesho ryumvishe, kuri haya agaciro. Tugushimiye bene data twafatanyije gusenga, tugushimiye bene data twafatanyije muri iki kiganiro. Nibahabwe umugisha hamwe n'abera, nibahabwe umugisha hamwe natwe, mu izina ryera rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu. Amen. Komera Imana mu mashyi unezerewe kandi kubw'uyu mwanya tubanye inshuti yanjye. Waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri mu bihugu by'amahanga, waba unzi
tuziranye twarabanye, waba se ushishoza ugasanga utanzi Imana yaranteyeho inyama, bihangane nta kibazo, ariko ndakomeza kubasengera, Imana ibagirire neza. Shalom shalom. Nari nshoje nababwiye ko ari Pasiteri Gaudence Mugeni. Ni jyewe Imana yagiriye neza, numbona ushishoze bamwe muzajya mubaza se ni we cyangwa si we, bati si we, ariko ni jyewe Imana yagiriye neza. Imana iguhe umugisha muvandimwe wanjye. Shalom shalom.